tugarutse gato kuri Mama Gift. Niriye jambo Mama Gift akunda kukubwira ukumva nyine umutima wawe uranezerewe, ukumva tugenda ukagura inkoko ukayizana n'amafi, ukumva wamuhikiyaga? Ijambo ryo akunda kumbwira ngo sheri ndagukunda, amajoro yose wamaze, imibare yose wagize nzayikumara sinzigera ngutera agahinda. Yabimbwiye no masosurutse rwose kuko mpita nibuka ubuzima naciyemo, nkahita numva nyine mbese mbereye byose, ahita mbera byose kuko mba numva nyine yabimbwiye, mba numva niyongera nk'ibiro nka 15 karashize cyangwa karashira kandi ari bagara. Umamubwire uko hari ijambo nikize navuga mu minsi yashize ngo uko biri biruta mbere, uko biri biruta mbere, ariko rero twawe uyu munsi rwose uko biri biruta mbere. Rero iyo ndebye umwana wanjye Gift, iyo ndebye Gift nkari mama we, nkibuka ko bamona abantu bambwira ngo ntacyo nzimarira, nkabona Imana irakimariye, banyita imbwa Imana ikampindura umugabo, mba numva nezerewe. Iryo niyo shema rya mbere. Ubwo urumva byarahinze, wenda ujya wumva ukavuga uti uyu muhanzi nishimiye indirimbo ze, numva nanjye nakora nkawe, numva nagenda nkawe, numva nyine nanjye ibintu byanjye nabishyira mu buryo nkawe. Muhanzi nkunda, hari indirimbo tujya ririmba nkumva ndafashijwe. Iyo ndirimbo yaramfashaga ndi mu bibazo, sinzi n'ubande nanyuzaho. Nihe ngo hari igihe uba mu bigeragezo bikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucyaha, ariko bugacya bukongera bugacya nezo bugacya. Hanyuma aka kanya uhuye na Theo muri studio za Sana Radio, wamubwira iki? Theo namubwira ko mukunda kandi kare nagiye mwigiraho, hari indirimbo ziwe zagiye zimfasha rwose. Rero Imana imukomereza amaboko. Jambo ukunda kubwira umudamu wawe ukabona aranezerewe? Wewe wavuze irya akunda kukubwira, we ntiriye hari mukozana akavuga turakoze. Ijambo nkunda kumubwira nuko ndamubwira ati sheri ndagushimiye ko wanyemeye, nta abandi batari kunyema kuko yanyemeye. Ngiye numvaga nta tirete nari ndimo, numvaga bikaze, numvaga nyine nta muntu wanyemera, ariko aranyemera. Bamubwira ati sheri wanjye warakoze kunyemera, unyemera ukundi nta mafaranga unciye, nta bwiza, mbese unyemera bitewe n'urukundo wangiriye. Ndavuga ati njyamubwira ati rero numva nanjye nzagukunda, nzakurutisha abagore bose. Niryo jambo nkunda kumubwira. Yes, hello. Nditwa Esperance. Yego Esperance. Yego, wabwira iki nakiruta Imana? Bayiriya nakombereza aho ngaho turagukunda. Yego, rakoze cyane. Abaruse mbese n'abaremerewe, muze mumusange arabarura, Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Nahise abarushye. Wahise abarushye? Kubera iki se wahise abarushye? Nuko nari mbonye abantu barushye. Katuyumveho gato noneho. Abaruse mbese n'abaremerewe, muze mumusange arabarura, Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kuda. Amakuru yawe se? Amakuru ni neza. Ubu tugiye kwiyaganira rero nk'umuntu wiyambariye ikote ryiza. Indirimbo yabayumvishije, bumvishe kwishwa ryawe. Hanyuma rero amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ndakiruta Imana Elia. Ndi umugabo. Uri umugabo? Urubatse? Mfite umwana umwe. Imana isingizwe. Nako parito mfite umugore umwe n'umwana umwe. Amazina y'umugisha ni Papa Gift. Witwa Papa Gift? Ubu turi kumwe na Papa Gift muri studio za Sana Radio. Kabisa. Hanyuma rero mbere yuko ugira ibintu by'umuziki byaje gute kugira ngo yumve mino mpano y'umuziki? Bijya gutangira. Kera mikoro. Bijya gutangira. Yego. Nari ndi gusenga cyangwa se mu masengesho. Umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana
arambwira ngo Imana ngira mubwiye ngo nzajya yari 2016 ngo nzajya muri studio ngiye gusohora indirimbo ariko numvaga rwose nta bihari ko nta byari bitaraza ya ariko nshimiye n'Imana ko iryo sazano ryasohoye nje ninje mu muziki vuba 2022 urapcoming umuhanzi ukizamuka n'ukuri ndacyazamuka ya nibwo winjiyemo nibwo ninjemo 2022 kuki watekereje ukinjira muri studio kuki watekereje kuba wakora iyi ndirimbo ikintu ndi umwuka wera wayinzaniye umwuka wera nyine yaraje angeraho narendebye kuna abantu baruhijwe n'inzoga amatabi baruhijwe n'ibintu bibaremereye cyane Imana impa ijambo ryo muri Bibiliya irambwira ngo nzagenda indirimbo mbwira abarushye n'abaremerewe ko Yesu yiteguye kubaruhura nuko nyine yaje ubwo nanjye numvinjemo ndayiririmba numva biremeye numva byose ibice biraje niko guhita mfata akanya njya muri studio ndayisohora ego okay hanyuma rero tuje kugaruka gato waba warashatse umudamu mu buye mwaka nkoze ubukwe vuba urumva byose bije vuba n'Imana nise urumva hari ukuntu hari ijambo ry'Imana ryigeze rivuga ngo uwo ihayira muhata nawe urimira guhata kuva mu bwiza rero njya mu bundi ubwo urumva yankoreye ubukwe 2021 umugore wanjye iramumpanye ne ariko byari bikaze ariko iguha mama gift uba guteze yomba aragukurikiye mama gift bose ndanamusubuje ahari na gift wanjye ndabasubuje bagubwe neza nibwo yaguhaye umudamu nibwo yampaye umudamu 2022 ejo ni ku 29 z'ukwa 9 impumwana ubwo nagiye muri studio nyuma yuko mbyaye reka urumva byaziye rimwe byaziye rimwe hanyuma rero wenda tugarutse gato kuri mama gift niriye jambo mama gift akunda kukubwira ukumva nyine umutima wawe uranezerewe ukumva tugenda ukagura inkoko ukayizana n'amafi ukumva wamuha ikiyaga ukumva wamuha ibintu byose ikintu ndero umugore wanjye cyangwa se ijambo akunda kukubwira ijambo akunda kumbwira ijambo ryo akunda kumbwira ngo sheri ndagukunda amajoro yose wamaze imibare yose wagize nzayikumara sinzigera ngutera agahinda yabimbwiye no masosorutse rwose kuko mita nibuka ubuzima naciyemo nkahita numva nyine mbese mbereye byose ahita mbera byose kuko mba numva nyine yabimbwiye mba numva niyongeraho nk'ibiro nka 15 nuko iryo ndiyo jambo akunda kumbwira nkumva ndanezerewe yambwiye ngo amajoro yose amaze urira umubare wahuye nawo nzawukumara mba numva rwose mbaye umugabo nanjye rwose mba numva nese harumara wahuye nawo ku buryo ubona ko mama gift yawukumara nahuye n'umubare mwinshi cyane umeze gute waterese se abakobwa benshi biranga oya ahubwo ndaciye mu buzima bukakaye cyambere hari company itwara imyanda nakozemo mu mujyi wa Kigali nabaye muri mujyi wa Kigali rimwe na rimwe ntunzwe n'ahantu habaye ubukwe ubwo rero Imana aho hantu hose ihankuye ejo bundi ahangaha 2021 sorry nihe Imana mbonye ingiriye neza rero madamu rero twaricaye ndamuganiriza ubwo buhamya anje arambwira ngo sheri wanjye humura ndahari nzakumara agahinda kotewe n'imisi n'ibihe n'abantu nzakakumara ngayo nguko ati nzakumara agahinda none se wumva agahinda karashize cyangwa karashira kandi aribagara umubwire uko hari ijambo nigeze navuga mu minsi yashize ngo uko biri biruta mbere uko biri biruta mbere ariko rero twawe uyu munsi rwose uko biri biruta mbere rero iyo ndebye umwana wanjye gift iyo ndebye gift nkari mama we nkibuka ko bamona abantu bambwira ngo ntacyo nzimarira nkabona Imana irakimariye nabako abantu bajyaga banyita imbwa Imana ikampindura umugabo mba numva nezerewe iryo niyo shema rya mbere ubwo urumva byarahindutse ibintu n'ubunani mugane wa wundi yego okay
ibintu n'ubunane mugane wa wundi ya ngayo nguko ngayo nguko rero. Hanyuma kugeza kuri ubu ngubu ufite indirimbo zingahe usibye zikoreye amajwi n'izikoreye amashusho? nta amajwi ni ebyiri, nta mashusho ndakora. Urumva mfite indirimbo ebyiri gusa, nta mashusho ndakora. Hari n'izindi ntarakora, urumva ni ebyiri gusa mfite. Yego, ni ebyiri zonyine. Yego. Hanyuma rero nuwuye muhanzi wenda ujya wumva ukavuga uti uyu muhanzi nishimiye indirimbo ze, numva nanjye nakora nkawe, numva nagenda nkawe, numva nyine nanjye ibintu byanjye nabishyira mu buryo nkawe? Ya muhanzi nkunda, hari indirimbo tujya aririmba nkumva ndafashijwe. Iyo ndirimbo yaramfashaga ndi mu bibazo, sinzi niba nanyuzaho. Nihe? Ngo hari igihe uba mu bigeragezo bikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucyaha, ariko bugacya bukongera bugacya nezo bugacya. Hanyuma aka kanya uhuye na Theo muri studio za Sana Radio, wamubwira iki? Theo namubwira ko mukunda, ya kandi kare nagiye mwigiraho. Hari indirimbo ziwe zagiye zimfasha rwose. Rero Imana imukomereza amaboko. Imana imukomereza amaboko. Yego. Okay. Sawa rero. Nawe Imana igukomereze amaboko kandi Imana ikurwanire intambara nyine. Yego. Yego rwose. Iko rakubwira. Hanyuma rero turi kugana ku musozo. Ni iki wabwira abakunzi bawe, indirimbo zawe bazisangaye? Ya icyo nabwira abakunzi banje nuko bagomeza kumfana, bakansengera, bakantera inkunga, bakora subscribe, share, comment, byandi byose. Indirimbo zanjye ziri kuri channel ya YouTube channel yanjye ni Ntakiruta Imana Elia. Ya bakantera inkunga, bakantera ingabo mu bitugu bundi nkabazanira indirimbo, kuko Imana zo iri kuzima muri iyi minsi cyane kandi zirimo ubutumwa bukomeye. Rero nicyo kintu nabasaba, kuntera inkunga, banansengera, nicyo kintu numva nabasaba. Okay. Hanyuma rero reka tugushimire, nizere ko nitwongera kugutumira uzumvira ubutumire bwacu. Ariko noneho wowe nirihe jambo ukunda kubwira umudamu wawe ukabona aranezerewe? Wewe wavuze irya akunda kukubwira, we niriye umubwira ukabona ari mukozana akavuga turakuze? Ya ijambo nkunda kumubwira nuko ndamubwira ati Sheri ndagushimiye ko wanyemeye. Nta abandi batari kunyima, kuko yanyemeye ngiye numvaga nta tirete nari ndimo, numvaga bikaze, numvaga nyine nta muntu wanyemera, ariko aranyemera. Bamubwira ati Sheri wanjye warakoze kunyemera, unyemera ukundi nta mafaranga unciye, nta bwiza, mbese unyemera bitewe n'urukundo wangiriye. Ndavuga ati njyamubwira ati rero numva nanjye nzagukunda, nzakurutisha abagore bose. Ya niryo jambo njya nkunda kumubwira. Birumvikana nyine uzamurutisha kuko ari uwawe, si byose? Ikintu cyawe kiba kiruta ibindi byose. Yego. Rero ijambo nyine urumva nkunda kumubwira no kumubwira ko yanyemeye abandi batari kunyemera, bamubwira ngo rero nanjye nzagumya ngukunde cyane. Sawa, urakoze cyane. Hanyuma rero reka tugushimire, hanyuma wenda reka turekure umurongo wa telefone. Hanyuma nk'abantu babiri cyangwa batatu bifuza kukuvugisha babe bakuvugisha baciye ku murongo wacu wa telefone wawe usanzwe ni 0788488897. Nimba ari icyo bashaka kukubwira cyangwa se kugutera courage, bashobora no kohereza ubutumwa bugufi. Yes, hello. Nditwa Esperance. Yego Esperance. Yego, wabwira iki Ntakiruta Imana? Elia nakomereza aho ngaho turagukunda. Yego, urakoze cyane. Ko atabikubwira se wowe kutakiriza abantu? Gakiri bugufi munyabyaha nawe, reka ingeso mbi garukira Imana yewe ntigishoboka. Abaruse mwese n'abaremerewe muze mumusange arabarura, Yesu yatsindiye isoko yamwe ryo kuturengera. Abaruse mwese
okay hanyuma rero reka tugushimire ndibaza yuko nitwongera kugutumira uzumvira ubutumire bwacu kugira ngo twakire n'abandi Imana iguhe umugisha amahoro n'ubuzima murakoze cyane nanjye ndabashimiye yego abayubaha bagakiranuka abo bantu yemwe Imana irabemera bashaka barabatsendeye irabemera bashaka barabatsireye irabemera mahanga yose abayubaha bagakiranuka abo bantu yemwe Imana irabemera